Mugenzi wacu John Patrick nkuko bisanzwe ku munsi nk'uyu nguyu izuba ryarenze ari hirya no hino. Reka atubwire John Patrick niba utwumva uyu munsi ryakurengeyeho uri hehe. John Patrick Karamenda kumva. John Patrick niba utwumva turagira ngo utubwire muri aya masaha aho rirenze ugeze. Muri aya masaha rirenze ndi mu mujyi wa Kigali ku Muhima aho hahoze hari isoko rikaza gusenywa, ubu harimo rubakwa ibindi bikorwa by'iterambere. Aha rero ku Muhima nkihagera nzamuka umuhanda wa Nyabugogo naje gusanga hari abana benshi bari mu kigero cy'imyaka 10 na 15. Abana rero barimo bagurisha za tungurusumu, ndababaza se baravuga bati twazibonye mu buryo bita gusyaga. Ndangije ngira amatsiko yo kumenya ubuzima bwabo, abana babayeho bate, ese iyo bumaze kwira baryama hehe, barya bate. N'abana baba ku muhanda bazwi nka mayibobo. Aba bana rero bamwe nabegereye ndabakusanya, n'abana bagera mu 15, n'abana benshi. Noneho ngira ngo mbaganirize, usibye ko hariho bagenzi babo banshikaga, umwe akavuga ati ndagiye, undi ndagiye, ati njye kanje kureba bagenzi banjye, agahita agenda. N'abantu ubona ko baba batekereza bavuga bati none uyu muntu yabagiye kutujyana hehe. Ndagira ngo abana batangire batuganirize. Wowe witwa nde? Twizere Fabrice. Fabrice, umaze igihe kingana gite uranga ku muhanda? Mazemo imyezi 5. Kubera iki wahisemo kuzanga ku muhanda? Navuye iwacu Bugande nje kumureba. Hanyuma bigenda bite? Niho naje mu cyahafi ngiye kureba mukecuru wanjye nsanga yaremutse, nuko ngiyeho twabaga igira kimicanga nsanga barahashenye. Hanyuma ubu ngubu bayihute urya bigenze bite? Ndasyaga. Wasyaga se ukabona icyo kurya, ukabona ipura yo kurya ku munsi? Ku munsi mbonaga nka 400, 500 gutyo nkagenda nkarya. Urambwiye ngo gusyaga ni iki? Gusyaga nyine ni nkuko wagenda hari bakaguha umurimo ukawukora, nako ugasyanga ugabona agakoroti kari hasi ugatoragura ukigendera. Mubona abakiriya se muri ubu buryo bwo gusyaga, ibyo mwasyaze mubona babigura? Barabigura bitewe nuko bisa. Hanyuma iyo bwije nk'aya masaha bigeze saa 4 saa 5 ubigenda bite? Ujya kuryama nyine, hari naki. Uryama hehe? Hange hose ndaryama, aho ngeze nukuryama. Hanyuma muri aba bana harimo abana b'abakobwa, abana bari mu myaka 11, 10. Ndagira ngo negere umwe muri bo nanone nawe atubwire. Wowe witwa nde? Najya Naome. Naome, wowe ni gute waje ahangaha ku muhanda nawe ugatangira gushakisha ubuzima? Watubwira. Ngiye nazanye n'abandi bakobwa ngo tuje gushaka akazi. Noneho tugeze inaha, papa wa Kimisagara mukuru wanjye nawe aba hano hariya Dobandi. Noneho nawe yishakisha, iyo byanje njya kurara kwa papa cyangwa kwa mukuru wanjye, cyangwa ajya kurara mu modoka y'akajagarera muri gare. Nyine utangira kwishakishiriza ubuzima wowe kandi uri umwana mutoya, wakabaye wiga ni iki? Ni ababyeyi babiteye. Babiteye gute? Ko batabana. Ntago babana. Hanyuma se kuki utabanye n'umwe muri abo babyeyi, aba papa wawe cyangwa mama wawe? Mama afite undi mugabo, mama ariko nta undi mugore yayazana. Ngiye naje nje ndavuga nimbura akazi ndajya kwa papa. Noneho kwa papa magize papa akajya asinda meze nk'utuzuye neza. Akajya asinda agashaka kunkubita, nkavuga ninzaza mbona yasinze nzaza njya kurara kwa mukuru wanjye cyangwa njye kurara mu modoka y'akajagari. None ubu ngubu iyo ugiye kuryama ubigenza ute nk'umwana w'umukobwa ufite imyaka igera mu 10? Ndagenda nkabanza nkajya kwa papa,
nabona papa yasinze ka mukuru wanjye, noneho ka mukuru wanjye nawe yagiye mu kabari, nkajya mu modoka y'akajagari aho umusaza wanjye akorera. ni ukuvuga ngo ubu ngubu se kugira ngo ubone icyo kurya wowe ubigenza ute? Syaga ibitunguru. ubu uri butahe isaha zingahe? uri butahe isaha zingahe? Hagiye na saa 4 cya saa 3 n'igice cya saa 5. hanyuma ni izihe mbogamizi uhura nazo mu kubona icyo kurya, mu kwambara uhura n'izihe mbogamizi? Mu kwambara biba bitugoye cyane, no kurya ni nkaho biba bitugoye byose. wowe atwibwira? Nitwa Kizimana Buda. wowe ni gute waje hano ku muhanda? Njyewe mama wanjye na papa wanjye bagiye Tanzania. bagiye Tanzania bigenda bite? Bansigira mama wanjye mutoya aranagiye Gisenyi, mpita nizira inaha. wowe ubuzima bumeze bute? urya gute? ubona amafaranga gute yo kurya? Ndasyaga. ni ukuvuga mwese aha ngaha muri rusange murasyaga? Nsyaga karoti, ibintu n'ibyo ngibyo byose nakabara ngaturaguza. nk'ubu ngubu ndagira ngo mbabaze umwe buri mwana amubaza icyifuzo cye ni iki? icyifuzo cyawe ni iki? kuba umukire nkaba ni minisitiri. turagira ngo nawe tubwire nk'ubu icyifuzo cyawe. ubu ngubu uri ku muhanda urahura n'imbogamizi zitandukanye, icyifuzo cyawe ni iki? Icyifuzo cyanjye njyewe mbonye umubyeyi twabana kanshyira mu ishuri nk'abandi bana. wowe icyifuzo cyawe ni ikihe? Njyewe niko nshaka kwiga, njyewe ngazaba umuntu ukomeye. wowe icyifuzo cyawe ni ikihe? wowe icyifuzo cyawe ni ikihe? Ni ugutwara indege. inde bose nawe nakubona bite amakuru? Byiza. wowe witwa nde? Nitwa Niyonsenga Lambert. hanyuma wowe uri gute se? umaze igihe kingana gite uranga ku muhanda? Naje kwa mamaze nk'ibyumweru nka 2. wowe se ariko hari umwana wari wambwiye ko afite impano yo kuririmba, waturirimbira akaririmbo kamwe tukumva niba ufite iyo mpano yo kuririmba koko? banza ubabaze nyine. oya karirimba ko karirimbo kamwe. ese mayibo urara ndara mu gikarito mbese kwigwamo nyumvira ndagaswe ndi hina nagiye mu muhanda nsanga igiti cy'ipera, ndakibwira ati igiti cy'ipera wamaye ipera, mura n'umugore ngiye kuryama ansanga mu kiraro. nose muraseka nta kibazo ariko ngayo nguko rirenze turi aha ngaha ku Muhima. abana tumaze kuganira murabyumvishe, bafite impano zitandukanye, bafite ibyifuzo, kandi nibo Rwanda rw'ejo. ndizera ko inzego zitandukanye zifite mu nshingano abana ndetse n'ibigo bitandukanye, abadaharanira inyungu bashobora kuba bareba abana bakagira aho bazagera, kuko nibo Rwanda rw'ejo.